imva y'umuntu mwahisemo mutimva ifite ifoto uyu muntu bigaragara ko yari umujama ni mumuzi n'uwapfuye mukicara kuri iyo mva itunganyije neza y'amakaro ubundi mugafatira ibiyobyabwenge tumaze gufata furi hagiramo umujama umwe abafashe fura bararyamye kumva guri amaze kuryama kumva gutya turamukomangira ngo we jama twumva yagose turavuga tutiri agiye kuba Babylon tumutemo twigende abadamu n'abapapironi byende byo ku magenge byende byo kwa kundi kwa zangendo bitangira cyahindutse biba ngombwa ko duhindura aho twakoreraga twambara n'amakote ariko kubera amasiko dufitanye ubuhamya ntabwo twagombaga kurekera gukomeza gukora iki kiganiro kugira ngo twuve ubuhamya sinzi niba namwe ariko mu byumva reka tumuhe umwanya adukomereze twari tugeze aho bajyaga bagira igihe cyo kuba bafata litiro 3 za kanyanga iriya y'imbandure bakunda kuvuga ko banayicana ikaka ndetse na biriya biyobyabwenge bindi twavuze haruguru bakabifata ari abantu babiri kandi bakabimara ntabwo biba byoroshye n'ibintu utabasha gusobanura umuntu uwo ari we wese uburyo ki Imana irinda umuntu ikamukura muri buriya buzima guhera ku yiga muri primaire mu wa 3 akafata ibiyobyabwenge bitandukanye kandi byinshi mu gihe gitandukanye uyu munsi agaca mu buzima butandukanye mu myaka isaga 100 ugasanga uwo muntu Imana iramuhamagaye iciye muri wa murongo twabonye wo kuba abantu b'abahanuzi baraje muri Jardine yari yarakoze iyo jardin bakaza kuyikoreramo amasengesho agatangira bagaburira bikarangira nayo imbaraga z'Imana zimukuruye nyakubaha rwose turakwinjiza mfite ubwuzu n'amashyushyu yo gukomeza kumva ubuhamya ariko ndakeka ko n'abadukurikiye n'abariko bimeze karibu abadukurikiye rero nakomeza mbabwira uko ibintu byari bimeze byari ibintu bitoroshye cyane ubwo ngubwo hari muri comment hari ijambo nshaka kubabwira rindi muzandika comment mukatubwira niba ubwo buhamya nabwo nazagongeraho ko ndabona amasaha arimo yihuta ubuhamya bwitwa kuzirika Babylon iby'abajyama bigatambuka ubwo buhamya nabwo nubwo tubabikiye mutwandikire niba ubwo buhamya twazabubaha bw'ukuntu twazirikaga Babylon cyangwa se ukuntu nazirikaga ibya Babylon iby'abajyama bigatambuka Babylon ni biki kuzirika Babylon iby'abajyama bigatambuka n'ubundi buhamya nzagenda mbaha baratwandikira muri comment batubwire niba ubwo buhamya nabwo babukeneye kuzaguma kibazo nuko ushobora gusanga batumva n'ibyari byo nkanye kuzirika Babylon iby'abajyama bigatambuka nababwiye ukuntu hari kwisheringa nuko twatwaraga rwa rumogi ukuntu twarutwaraga nabibabwiye mu buhamya mbere ukuntu habaga kwisheringa wakazirika umuntu na chambrayeri noneho hari ubwo hari ugutwara urumogi noneho hari kuzirika Babylon iby'abajyama bigatambuka n'uburyo bw'ukuntu kanyanga nayo yazaga igihe mu nzira byabaga bikomeye uburyo mwazanagamo ikiyobyabwenge cya kanyanga y'imbandure iva mu gihugu cya Uganda iza mu gihugu cyacu urakoze cyane tukomeze noneho ubwo nengeze ko umwami Imana yansanze mu byo gukizwa ngewe ubwo nagaburiraga abakozi b'Imana bamaze iminsi 3 bari mu masengesho ngewe banyaturiragaho gukizwa ariko ntabizi nibwo naje gutangira kugenda mvumbura menya ese abantu dusangira ibiyobyabwenge bangeza kuki uru rubyiruko rwangeza kuki zinsoresore zangeza kuki kari bo bahindukira bakaza kunyiba kari bahindukira bakatwara bya bintu kubera n'abashyize furi nyine n'abashyize furi bagahindukira bakaza bakanyiba ndavuga ni societe rero nta kintu yangezaho ariko harimo umwuka w'Imana noneho ndavuga ati rero nubwo numva ngiye guhinduka ibi biyobyabwenge nkabireka ariko hari ikintu numva ngomba gukizwa ariko nkakirekeraho uti ni igikirere ni dread bantu mufite dread ndabizi murazikunda cyane umwami Imana atabasanze nabo mwazikuraho ko dread buriya ni ikintu umuntu akunda cyane niba rasta ukaba dread musatsi wari rorinze nabibabwiye zikagera ubwo zikura zikagera ubwo zimanuka zikagera
biba byaragutwaye mu gihe kirekire cyane. Nababwiye ko wari wabiterwa no kugenda wigengesera kugira ngo direde zawe batazikurura, kuko uramutse ujabutse uzanye ibintu bijagaraye bazikurura, uzanye ibintu ubangamira mugenzi wawe bazikurura. Wirinda rero ko umuntu yagukorera ku musatsi, kuko umusatsi uteye ku bwonko. Bantu mufite direde, bantu mufite imisatsi, babyeyi mufite imisatsi, mwirinde nawe umviremo witwararike, kuko umuntu akuruye gutya aba akuruye ku bwonko bundi. Musatsi ni ikitonderwa rero, none iyo wirorinze. Noneho ubwo nayo nkibabwira ukuntu naje gukizwa muri ubwo buryo, ukuntu nagaburiye abakozi b'Imana bamaze iminsi 3. Bamaze iminsi 3 basenga, banyaturiraho gukizwa. Ntangira gutekereza, kuvumbura, kwibuka, ese ibi bintu mbirimo, iyi sosiyete izangeza kuki, ibi biyobyabwenge ndimo mfata bizangeza kuki, kuko twebwe twafata, ndi mu bantu bafataga ibiyobyabwenge. Ugatangira kubona ibintu bihinduka, nabibabwiye, ukabona ibintu bihinduka. Ndavuga ati noneho njyewe ngiye gufata umwanzuro. Ndi kumwe na mugenzi wanjye turaganira, turavuga duti rero izi free turebe ukuntu twazireka. Arambwira ati turebe ukuntu twazireka se Rasta. Ati ndavuga nti tuzireke, dufata umwanzuro. Mfata umwanzuro ko njye nafashe umwanzuro namaramaje, ariko yakomeje gukomeza agenda afataho, ariko njye ubwo namaramaje. Bantu rero mu biyobyabwenge mbahe impanuro y'ukuntu mugomba kureka ibiyobyabwenge bikemera, bigahita bikunda, ari wowe wabyifatiyemo umwanzuro. Bibanza byaturuka muri wowe imbere, ugatekereza iki kintu kizangeza kuki, iki kintu ko kimpangayikisha nta vitamine gifite, iki kintu ko numva kimpangayikisha gikurura umubiri, birawukurura, nta terambere kiguha, umubiri birawukurura, nta muryango kigutungira, ntabwo uhora ugishoraho kandi nta nyungu wakira. Niyo waba ubicuruza nta terambere ushobora kugeraho ryo ku biyobyabwenge. Ute gute? Iyo ucuruza ibiyobyabwenge, leta nayo ibikureba. Niba ugize amafaranga ugiye kubona, bahita bakwinjira bakaba bakunyasa. Iyo bamaze kukunyata, ubwo nyine nawe urabyumva, ni ku isheni. Ubwo gukubisa isheni y'imyaka 20, ubwo iterambere rindi waba urikuye. Bantu rero mufata ibiyobyabwenge ni mubireke, kuko nta nyungu nta nimwe, kuko nayo wakoreye ahita agenda rimwe. Noneho icyo gihe maze gufata umwanzuro, bantu mufata ibiyobyabwenge rero nanjye kubabwira inama y'ukuntu mwabireka bikemera. Ni ikintu bita ikigare. Niba ufata ikiyobyabwenge uba ufite abandi mu bisangira. Niba ufata ibiyobyabwenge uba ufite abandi musangira bya biyobyabwenge, mwirirwa byabagose, mwirirwa byabagotesheje. Ariko icyo gihe iyo ugiye kubireka uhita uvuga uti iyi sosiyete ndayiretse. Niba mwahuriraga mwirigara, irigara ni ahantu mufatira bya biyobyabwenge, ukirinda kongera gusubira mu marigara. Amarigara abafata free barayazi, mu marigara ni ahantu muhurira musangira ya miti. Mu marigara ntabwo ari ahantu haba hashimishije cyane, kuko ni ahantu hatari heza. Usibye ko iyo wanditse izina n'amarigara urayubaka, ukaba ufite ahantu muhurira mwirigara ryaba riteguye neza. Araba ari mu marigara hari ikintu nibagiwe kukubwira, twigeze gukora irigara ryo kujya kunywera ibiyobyabwenge mwirimbi. Twebwe twatugera tukajya gufatira ibiyobyabwenge mwirimbi. Mfite ubuhamya bwinshi cyane, wumva nagiye ndasaho gake, ariko Uwiteka agira neza. Ibaze kugenda ukajya gufatira ibiyobyabwenge mwirimbi, mukicara kumva imva y'umuntu mwahisemo, mutimva ifite ifoto uyu muntu bigaragara ko yari umujama, ni mumuzi n'uwapfuye. Mukicara kuri iyo mvi itunganyije neza iyo amakaro, ubundi mugafata ibiyobyabwenge mwumva mwibereyeho. Ndebyibuka umunsi umwe twagiye gufatirayo ibiyobyabwenge, tumaze gufata furi hagiramo umujama umwe abafashe furi, bararyamye kumva gutya. Amaze kuryama kumva gutya, turamukomangira ngo we jama, twumva yagoswe, turavuga duti agiye kuba Babylon, tumutemo twigendera. Urumva, tumusiga aryamye kumva gutya, tuvuga duti turaba amaherezo ya mu gitondo mana. Ubwo twe tumaze gufata ikifuri, tumutamwirimbi, kandi twagiye tuzi ko tugiye gufata furi twese. Ndashaka kubabwira ububi bw'ibiyobyabwenge. Ibaze kuba mwajyanye n'umuntu mumusiza aryamye kumva. Mu gitondo turavuga duti we Babylon wari wagoswe na wari wabaye Babylon. Imana rero igira neza. Hari ibintu byinshi Imana yagiye ingirira neza, urumva ni ibintu bitandukanye. Ariko reka mbabwire uko umwami Imana yansanze.
ubwo ngubwo icyo gihe ni byinshi cyane nabibabwiye uko bizajya bigenda biza mwadukumbuye muzajya mutwandikira noneho tubabwire duti reka twongere tubahe akandi gace yego icyo gihe rero maze gufata umwanzuro wo kumva ndetse ibyo biyobyabwenge ubwo nahise nigira inama yo kujya no mu rusengero yego n'ubundi nasengeraga mu rusengero rwo narabatirijwemo rwa famiye yanjye aya madini asanzwe ariko ubwo icyo gihe kubera nari nagaburiye noneho abo mu rindi torero ry'umwuka urumva ibyari birimo binzaho byari ibijyanye n'iby'umwuka w'Imana ntabwo byari bijyanye n'iby'amadini ubwo urumva nari maze gutekereza ko iyi sosiyete dusangira ibiyobyabwenge nta mumaro natangiye guhita natangiye kujya mbwira babajama twasangiraga ibiyobyabwenge nkabwira ni rero bajama ngira ibiyobyabwenge ntabwo nyibifata ntabwo nyifata ku maburi ntabwo nyifata ku misongo batirasta ko nubanza nawe wagiye kuba Babiloni ntabwira ati oyanjye ntabwo nshobora kuba Babiloni kuko Babiloni ndayizi nta cyiza yakugezaho ko nagiye mpura nazo Babiloni ni umuntu mudahuje kwizera wa muntu niba atankura umugi ubwo ni Babiloni cyakubereye Babiloni mwese niba mudahurira ku marigara niba mudahurira ku magenge niba mudahurira ku misongo niba mudahurira ku matije niba mudahurira ku maburi ku masitoromboni mudahurira ku maganja mutarya ku giti cy'amawidi ubwo ni Babiloni sinaje kukubwira Babiloni nkakubwira abapagani nkakubwira abakafiri urumva rero nyine ayo ni amazina y'umuntu mudahuje kwizera iyo udahuje n'umuntu kwizera kwa ari umusilamu aba ari uri umukafiri imbere ye uruhande rw'uri umukafiri ariko si uko abakwanze ahubwo ni rya zina ry'uko mudahuje kwa kwizera niba utari umukristo ubwo ngo ni umupagani ujya wumva ngo ni babapagani ndamfata umwanzuro ndavuga ati noneho ngewe abwira abajamani ngewe rero bajama iri gara ryanjye narifite iri gara ngewe nari narubatse ryanjye ndabwira ati mwiri gara ryanjye ntabwo ngishakamo umujama uzamo kuko ni muzamo ngiye bizantira kugira ngo nanjye nongere gucoma kandi ngiye maze kumva ndumva ngiye ntagishaka kongera gucoma ubu byahindutse mbabwiza ukuri ndabwira ati ntabwo ngende Babiloni ngo nabaraburiza nyine hari icyo bita kuraburiza nyine ntabwo nabaraburiza ko muri ry'umuti nk'umuntu ngewe nawe uri igihe kirekire cyane nkaba narawutambaje narawucuruje gutambaza n'ubucuruzi ubwo ni ukuvuga ko ntabwo nabaraburiza ngo mwebwe murya umuti ariko ntimuzagaruke mu marigara ntimuzagaruke muri iri rigara ubwo ntabwo tukiri ku isheni imwe yo kwirigara ngewe ubwo ntangira gufata inzira yo kugera gute yo kujya gusenga icyo gihe hari itorero ryari ryadutse ryitwaga Philadelphia ryari ryadutse mu Midahangwa yavuga ati rero ntabwo ndajya muri bara Pentecote kuko buriya aba bantu bakunda gufata izifuri burya bakunda kugira impano yo kumera yo gukora ibintu bimeze nka kidiyakoni byo kuveya icyo bita kuveya ukareba umuntu ukareba imbuto buriya umuntu utarakijijwe azi kumenya imbuto z'abakijijwe buriya niba warakijijwe niba ufite ibintu bikurimo byiza bizimutanga by'urukundo abantu bo hanze barakumenya yego niba uri umukristo abo bita abapagani barakumenya yego kuko bo baragukontorora cyane bashobora kuvuga bati runaka atahagiye iki ubwo ni nka cya kindi baba bavuga ngo iyo umuntu yakijijwe akongera gutirimuka gato agakora amakosa birangira noneho akoze ibyaha birenze ibyo yakoraga mbere y'uko akijijwe burya biba birenze kandi burya baba banakureba ni ukujya muri Philadelphia nuko mpita njya muri Philadelphia ryari itorero ryarije riteye ryadutse vuba ndavuga ati ngomba kurijyamo ririya ntabwo rizareka ngiye nitungira igisage ngiye numva ngomba gusengera ahantu ngomba gutunga direte zanjye nkakizwa ko burya agakiza kabamo imbere urabizi ko twabivuzeho ubushize twabwira duti biba birimo imbere ubundi biba birimo imbere ahubwo ati ngiye ngomba gukizwa mo imbere ibiyobyabwenge ndabiretse ibyaha byo n'ubundi turi abanyabyaha ariko n'ubundi ibyaha nkora ni ibi byo kwifatiriza ifuri ubwo ntangiye kumenya ko kwa gufata furi harimo ibyaha
kuko umuntu akoranyemo imbere mu muntu bwa muntu Imana yamuremanye kumenya icyiza n'ikibi. Ubwo twaba twongeye dusubiye hahandi kwa kundi twari turi kuri cya kiganiro. Ni ukuvuga ko uba ukoranyemo imbere ndavuga ati igomba kureka ibi bintu, utangiye kubyita ibiyobyabwenge kandi wabyitaga umuti, wabyitaga kanini, wabyitaga madawa, wabyitaga maburi, watangiye kubyita ya mazina asingiza cya kinyobwa nyine bya biyobyabwenge. Ntangiye kumenya ko cya kintu burya cya kintu niba cyari amaganja cyabaye urumogi. Ni urumogi rero oya ntabwo ngomba kongera gufata kuri iki giti. Ntangiye gusengera hahandi, ndagenda ndasenga. Ko gusenga ubundi gusenga umuntu wese burya gusenga arabizi. Buri iyo uri umunyarwanda gusenga ububizi. Ikikubwira ko umuntu w'umunyarwanda abazi gusenga uko byaba bimeze kose, nuko niyo umuntu agiye gukora icyaha ahita avuga ngo Mana undinde simfatwe. Ababizi ya Mana ko numva ibintu byaba biri kuza bikongera kagaruka kwa kundi. Urumva muri nka cya kiganiro Imana iba y'umunyarwanda bimurimo kuko umuntu iyo avuga ati ngiye gusambana ariko Mana umfashe simfatwe. Imana ntihagire umbona, ntihagire ubimenya. Nuko Imana yaremye umuntu ikamuremanamo n'ubumana mo imbere. Byaba bisubiye kuri bya bindi bya dini ririmo umuntu cyangwa se bya torero ririmo imbere mu muntu. Ubwo icyo gihe rero mpita numvuga ati ngomba gusengera ahangaha niho hazanyemera ko igisage cyanjye kigumaho. Njyayo ndasenga ubwa mbere, njyayo ndasenga ubwa kabiri, bati nyamara no muri korari wajyamo. No muri korari najyamo nakubitira base. Abwira ati ariko nabyo nabikora tu. Noneho numva umutima wanjye utari guhamana n'iryo torero kuko ryari gusengera ahantu hadafututse. Ndavuga hari amatorero afite ahantu hadafututse, afite ahantu gusengera mu rugo rw'umuntu. Ibi bintu n'ahantu byageze umuntu. Mpita mvuga ati ngiye ngomba kujya gusengera ahantu hari urusengero igiri insinda igosheni. Arambwira ati hari icyumba cy'amasengesho. Nshimira abo babyeyi baho bayoboraga icyo cyumba n'ubu baracyakiyobora. Bambereye ababyeyi beza mu buryo bw'umwuka, bambereye ababyeyi beza ku buryo muri urwo rusengero niho numvishe mbohokeye, ku buryo hariyo n'ifoto yanjye ya rasta iriyo mu rusengero. Ndashaka kuzagira rimwe nkazagenda nkajya kubaganiriza tukongera tukibuka uko Imana ikora. Nuko waje gusenga rero? Nuko ngiye gusenga ndagenda njya gusengerayo. Maze kujya gusengerayo ariko urumva nari ntangiye kugenda amenya ko Imana hari Imana ivuga, hari Imana ikora. Bundi hari Imana ivuga, hari igakora ikanakora n'ibyo ivuze ukanabibona. None ngiye kujya gusengerayo ndabyiruka nari mfite dread zanjye kandi numva muri njye nagomba gukuraho dread. Ndavuga ati ngiye ngomba gukizwa, dread zanjye nta cyaha zifite, n'umusatsi wanjye ni naturel. N'abakera na Samusoni bari bafite banaziri bafite umusatsi bafite dread. Ni nanjye ngomba gutunga dread, nkumva muri njye wagakiza kandi ubundi nako ubundi ugendana nako. Yego Yagiye ninjira mu rusengero nsanga Imana yateguye abakozi bayo. Bari abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bahita bankoraho riraka. Umwuka w'Imana babanje baravuga ati umuntu bati wowe ati hari Imana iragushaka ni nayo yakuzanye. Kandi koko ni Imana yari yanzanye kugira ngo mve nangere iyo ngiyo nagiye n'amaguru. Urumva numva muri njyewe hari ibintu numva ngomba guhindukamo bikagaragara. Buri muntu wese akabona ko rasta noneho yahindutse. Atari muri ya magenge ya mafree kwa kundi. Umwuka w'Imana baramukoresheje arambwira ngo Imana ivuganye nawe hari ikintu ukunda, kandi icyo kintu ukunda Imana imbwiye ko ugomba kugikura icyo kintu kugira ngo buri muntu uwo ari we wese abone ko wahindutse, hari utakiri wa wundi. Icyo kintu kigomba kukuvaho. Kandi icyo kintu akijya kuvuga ngo Imana kuvugana nawe, akijya kuvuga gutyo nese menye ibyo ari byo, kuko umwuka w'Imana abakora ahita nsaho aravuga ati
n'umusatsi urumva ko ganja narayikundaga cyane kandi nararekuye Yego. umusatsi rero niwo wahise uza ati ni direde ubwo rero ndi mu rusengero buri umwuka w'Imana araza akakongorera yego izi direde ndazikuraho se ubwo urumva muri we hatangiye kuzamo abantu babiri barimo kukugira inama aho gatereko urabo cyangwa ahantu have sinzaga kuhasengera noneho ndavuga ati ku mutima wanjye ndavuga ati direde ni impano Imana yampaye ni gutyo muri njyewe byahise bizamo buba warangiza gukora ibyo akora kubwira ariko umwuka wakugumaho ati direde ni impano y'Imana yampaye kandi njye ndashaka kugira gukuraho njye nkahinduka bikagaragara koko direde niba Imana yarampaye impano yazo ikaba izishubije ko njyewe ndashaka ko ubugingo bwanjye ari bwo bukira ikaba izishubije nta mpamvu yo kugira ngo direde zinkerereze ndavuga ati ngomba kuzikuraho umutima turasenga ndataha ntaho umutima ubwira urazikuraho cyangwa ntabwo urazikuraho abantu mufite direde ndabizi neza mwitwararike mwigengesere kuko kuzikuraho nimukora ibintu bihabanye bazazipfura banazogoshe njyewe ntawazinyogoshe ni njyewe umwuka w'Imana yakoresheje nzikuraho ndataha ndavuga ati ariko direde zanjye ndumva ariko none agateba umutima namukojya kambwira Imana muri kumwe ndataha ndaryama maze kuryama icyo gihe nari mfite nta mafaranga nari mfite ndavuga direde zanjye izi direde ko numva nta mafaranga mfite ubwo ngiye kuryama ndasenga ndavuga ati ariko nta mafaranga mfite bari bataranazana ibyuzo byo kuzigura byo kuzigura ariko nari mbizi ko nazigura nazigurisha byo nari mbizi ariko ndavuga ati ntabwo impano y'Imana yampaye impano ntabwo nayigurisha birangije ngiye kuryama ndavuga ati Mana nta mafaranga mfite kandi ndabona ko direde zo zigomba kuvaho ariko nta ndumva bitaranjyamo neza Imana muyibwiza ukuri ubundi Imana nuyibwiza ukuri izahita igucira inzira y'ukuntu uzabigenza amen Imana tuyibwiza ukuri niba uri umunyabyaha ubiyibwiza ukuri uyisaba imbabazi ikubabarira ibyaha kuko Imana ni inyembabazi ndavuga ati ko direde ntizikunda ngiye kuryama kandi nkaba nta n'amafaranga mfite kandi nkaba numva kuzikuraho ari ibintu bigize ndavuga ati Imana reka ndyame ibindi ni ibyawe mba ndaryamye maze kuryama rero ikintu cyakurikiyeho ni igiki nagiye kubona nijoro ndyamye ngiye kubona mbona haje umuntu w'umugabo mu nzozi yambaye imyenda y'igitare ahagarara imbere yanjye arampamagara mu izina arambwira ngo Rasta ndamubwira ngo Karame arambwira ati ndashaka kugutuma ndamubwira turashaka kuntuma arambwira ati ndashaka kugutuma urashaka kuntuma he arambwira ati ndashaka kugutuma ku kigo cy'abihaye Imana kuri icyo kigo cy'abihaye Imana niho nshaka kugutuma hariho igitabo cya registre icyo gitabo cya registre cyanditsemo abana b'imfubyi aba bana b'imfubyi banditse muri iki gitabo cya registre ngiye kugutumaho ugiye kujyayo numara kujyayo urebe amazina ari muri icyo gitabo abana b'imfubyi barimo amazina yanditsemo ugenda ujye kubabwira ko tubashaka utaba abana b'imfubyi rero ukuntu yasobanuriraga abana b'imfubyi yanyerekaga abaribo yanyerekaga ba bana twabanaga n'ubundi b'i Kigali nabo twabanaga n'ubundi twabanaga nibo yambwiraga ati ariko ndajyayo ndeba barimo muri icyo gitabo bari muri iyo registre ngewe ngi Kigali ngende kubabwira baze ko babashaka ariko ndambanje ari nge najya kubarebera muri registre mpita ngenda njyayo ku kigo cy'abihaye Imana mu gitondo nari mu nzozi mpita njya no ku kigo cy'abihaye Imana ndi muri izo nzozi urumva ni iyereko yego mpita njyayo maze kugera ku kigo cy'abihaye Imana ndagenda mpita mubona wa mugabo ari ahantu hejuru gutya ku muhanda arambwira ngo yanzu ngo niyo ngiyo ngo yanzu nyine ndi bujyemo irimo ibitabo niyo ngiyo ati dore niri yarandangira warikomereza mpita ngenda ndakomanga ku rugi
maze gukomanga kuri urwo urugi barakingura bari barimo imbere. Bakimara gukingura ndebyemo imbere mpita nsanga harimo abana benshi cyane, abana batoya nk'ab'imyaka 2, harimo ab'imyaka nk'ibiri, nawe ngereranyije nabonaga nk'ibiri, abandi bafite nk'imyaka 5. Urumva rwari urugero rw'abana batoya, ariko iyo sare mbona ni sare nini cyane. Nkingurirwa n'umwana w'umukobwa wari ufite nk'imyaka 10, niwe wankinguriye, ariko mbona hariya imbere gutya hari undi mukobwa wisumbuye ufite nk'imyaka nka 20, hari uw'imyaka nk'icumi, undi ngereranyije afite nk'imyaka 20, ariko mpita mbona ko ari babandi babana na babana babacungira umutekano. Ubwo bakimara gukingura narinjiye, urugi barongera barukururiraho barakinga, mpita ngumanamo n'ababana. Noneho babana ukuntu bari benshi cyane, nagiye kubona mbona abana bari iburyo bararize. Nkimara kubona barize, ubundi ngiye Rasta nikundiraga abana cyane, ko nashaka kugira ngo abana banyibonemo, babone ko Rasta ari uw'umudendezo, atari uw'ibinyabibazo, atari Babylon. Noneho ngiye kubona mbona abana bararize bari iburyo. Abana barize mpita mbona bari ibumoso barasetse, bo barishimye. Abari iburyo bari babana bo mu myaka 5. Abari ibumoso bari bo mu myaka 2. Mbona b'imyaka 2 barasetse, ab'5 barababaye. Ikintu nakoze ni igiki? Nese mfata umwana umwe mitamuterura muri babandi batoya, ngira ngo mwereke urukundo, mwereke ko ntari Babylon ndi Rasta, mwereke ko nta kibazo, nabona ko muteruye bakabona nta kibazo, bari bwishime n'ababandi bandi ko barimo bishima, n'ababandi wenda bishime. Ndiko nese mbitekereza, nyiterura wa mwana, nkimara kumuterura mbona nabo bararize. Ibaze noneho ko buri mu bana barenga ibihumbi n'ibihumbi ukabona bararize. Umbwira iyo nzu murimo, umbwira ukuntu baba bameze. Hari yabaremeze. Nizo ndi kubabwira ukuntu zaje kurangira. Nkimara kubona barize, n'ababandi bari barakaye imbere barize, ikintu nababwiye ngabana barambwira ngo Karame, ndababwira ngo murarize kubera dread. Nahise mbabwiza ukuri kuko ngiye nahise mbona impamvu. Nahise mbona impamvu umuntu abayizi. Impamvu iri gutuma udakizwa urayizi mwene data. Iyi impamvu iri gutuma abantu badakizwa barayizi. Bita mbona ndababwiye ni ukubera dread. Barambwira ngo ndababwira se none nzivaneho murishimye. Nkivuga ijambo ngo nzivaneho, bahise baseka, ab'iburyo baraseka, ab'ibumoso baraseka. Iyo sare ukuntu yari ingana, yari iteguye imeze neza, irongerizamo umucyo. Umucyo mbona hari ahantu heza. Birangije mpita nkanguka, kubera umucyo wari ugarutse, mpita nkanguka. Nkimara gukanguka, nkireba gutya mu birahure by'idirishya, urumva nari ndyamye, mpita mbona izuba ryatse. Mbona byabaye nka 2 za mu gitondo, izuba kwa kundi riba ryatse. Ni ikintu kitari cyarigeze kimbaho mu buzima. Nafataga furi, ariko ntabwo nigeraga nkererwa cyangwa mbyuke ntinze. Mbona izuba ryatse, mpita nkingura, mpita ndavuga ati ibi bintu ni ibiki? Ndavuga ati ziterede zigomba kuvaho. Ariko noneho nta mafaranga nari mfite. Ndavuga ati uribuka ko nakubwiye ko nari naryamye mvuga ko nta mafaranga nari mfite. Ayo mafaranga yari ayo kwifotoza amafoto, album, ifilime yose, kugira ngo nkureho dread niyogoshesheje, ariko nsigaranye amafoto. Urabona ko nayo ifite dread zigera hasi, n'ubwanwa nabwo nibwo bwari bufite dread, nabwo nazo zageraga hasi, usibye ko nabaga nabukunje gutya ku buryo utabimenye. Birangije ubwo mu gitondo mbankomeje akazi kanjye, bigeze mu masaa 9 n'igice, ngiye kumva numva umuntu araje akubise urugi, arinjiye ahantu nabaga mu gipangu. Amaze kwinjira mpita numva nigafotoza, atarigeraga agera mu rugo,
buriya Imana irakora ikakohereza n'umuntu utamutumiye mutanaherukana atanakugenderera. Bantu muri kugendererwa n'abakozi b'Imana, mwihangane rwose mubemerere, mwemerere Imana mukizwe. Imana yaramuzanye, araza arakomanga, arinjira, ntiyahagendaga. Ngiye kumva navuga ni wowe ninde w'umuntu ukomanze, ati ni njyewe ndi Gafotozi. Namubwira se bimeze bite muntu wanje, ati ni sawa. Ntabwo yambwiye bimuzanye. Ahubwo umutima nama wahise umbwira ngo mubaze, aramfotora. Ahubwo bari ngiye mubaze. Yababwira se ko nshaka kwifotoza, Gafotozi uramfotora. Arambwira ati amafoto yose ushaka ndagufotora. None ko nta mafaranga afite, arambwira ati ndagufotora, ngiye nukugura agafilime nkagufotora, ngiye nkazagenda nkaguhanaguriza, amafoto nzava guhanaguza wayabonye uzanyishyura. Nuko byagenze. Ahita mfotora ubwo. Umuntu wese twabonanye ndahise nifotozanya nawe muri jaride, ndifotozanya nawe, birangije direde nzikura. Nk'abaciye mu buryo mwavuze, mwatubwiraga ko mwaje kwifotoza amafoto y'izo direde mwari mufite. Ni byiza buriya ko tubwira abadukurikiye ibintu tuvuga ariko bikaba bifite n'ibimenyetso. Muri ayo mafoto nta mafoto mwaba mufite ngo muzatwereke nyine uko byari bimeze mbere, kugira ngo tubashe no kwereka abato bakiri inyuma. Iri ni isomo abantu bakwiriye kwiga ryo kureka kujya mu biyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge hari aho bituma utagera wakabaye ugera, uyu munsi ukisanga warapfuye uhagaze. Hari abantu benshi usanga bapfira mu biyobyabwenge, utamubaza kuba yagira umugore, nta bana, nta rugo, umutima wibera mu biyobyabwenge. Njye numva n'abantu bagiye mu biyobyabwenge basanzwe bafite ingo, ko nabyo biba ari ibibazo bitoroshye. Usanga bahora ari ibibazo kubera ko udufaranga twose abonye dufata yigira mu biyobyabwenge, bigatuma inshingano z'urugo biba bitoroshye. Nkibaza se nkagira amatsiko, nimumara kutwereka wenda niba hari nk'iyo foto, muraza kutubwira se mwaje kubivamo, murabatizwa, mwaje kugira uno murashaka mugira urugo, ese byabaye ryari, ku myaka nk'ingahe, niba atari ibanga. Nibyo narimo kubabaza kandi mbariza abadukurikira. Njyewe murakoze. Njyewe ubundi nkimara kumva ko nge ndibuze kongera gutanga ubuhamya, na ifoto nayizanye. Ifoto ndayifite, abadukurikiye ifoto y'icyo gihe nifotoza mu mafoto nifotoje, dore ifoto ngiye. Ifoto ndayifite, badukurikiye ifoto irahari. Ifoto irahari, muri izo foto ntabwo mfite mu mafoto, ntabwo nabyibagirwa. Ntabwo nabyibagirwa, ni urwibutso kuko nifotoje ngira ngo urwibutso mbe dufite. Ariko noneho ubwo ngubwo icyo gihe nahise numva ngomba kugana iyo gukizwa, nkiga icyo bita igice. Njya mu itorero rya ADEPR, urumva ntangira kwiga igice. Urumva kugira ngo mbatizwe mu mazi menshi, nuko nza kubatizwa. Maze kubatizwa nibwo naje kugira n'igitekerezo. Ubwo urumva byari byo kuvuga ngo abadamu n'abababironi, byari byo ku magenge, byari byo kwa kundi kwa za ngendo, bitangira guhinduka. Ntangira kumva umwami Imana nyine nanjye yanyegereye, kubera nari maze kwakira Yesu umwami n'umukiza. Numva ibintu byahindutse nyine, numva byahindutse koko. Kuko hari abantu benshi cyane bagomba kwakira umwami n'umukiza, kubera babona nanjye nahindutse, kuko bagomba kundeberaho. Ntabwo twasangiraga ibiyobyabwenge batangiye guhinduka nabo barakizwa. Ubu mfite abantu benshi bahindutse kubera nari maze guhinduka, nabo batangira kwakira Yesu umwami n'umukiza, nabo barakizwa. Ntangira kumva ko nanjye ngomba kuzana umudamu. Uribuka ko nababwiye ko kuzana umudamu byari kizira. Hari abababisi, navuga ati izi babisi zishaka ko ariko numva noneho, numva nanjye ngomba kuzana umudamu. Numva nanjye noneho ngomba kuzana umudamu, nkashaka nkabyara nanjye, nkagira umuryango. Abantu bambonagamo umuntu washaje cyane, ariko ntabwo nari nshaje cyane. Ariko ubwo icyo gihe naje kuzana umudamu. Maze kuzana umudamu, turasezerana mu itorero, turasezerana mu mategeko. Ubu dufite abana, dufite umuryango w'abana 4. Urumva Imana yangiriye neza, nanjye nshaje neza. Ubwo numva ngomba kuzapfa, babyita gusinzira, kuko navuga ngo narasitupfa. Barabiza barasitana, namarasitupfa.
ko niyapfuye ntabora niyaboze ntanuka. Ubwo rasita nuko nguko kimwe nuko umuntu yakijijwe avuga ngo nta mukiranutsi upfa. Ubundi ibintu byo gukizwa n'ibintu by'abarasi n'ibintu byo bya y'amatorero n'amadini nakubwiye bigenda byuzuzanya. Ubundi rasita ni dini ya wanawake, ni dini ry'abantu bakeya. Ni ukuvuga ko ririya naryo ni idini ariko rikorera mu yandi. Dufite ibintu byinshi cyane rero Imana yangiriye neza, nakira umwami n'umukiza, ndakizwa. Ubu nanjye mbasha kuririmba bikemera, mbasha kuzamura isengesho bikemera, nkumva nanjye ndanezerewe, nkumva nezerewe. Abantu bari mu gakiza munezerwe, abantu batarajya mu gakiza nabo mukora uburyo mujyamo munezerwe, mwumve ukuntu biba bimeze, mwumve umunyengo burimo. Haleluya. Bene data mubimenye, nta mukiranutsi upfa. Bene data mubimenye, niyo yapfa arakomeza akabaho. Nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Hano urakoze uhabwa icyubahiro. Ni byinshi ariko tuzagaruka twongera tubagezaho n'ibindi. Imana ishimwe. Dore umugoroba umunsi kibu nakagaruka. Reka mushiki wacu adusengere ubundi tuzongera. Bakozi bacu nk'uko mwari mukurikiranye iki kiganiro cy'ubuhamya bwa mugenzi wacu, aho yatubwiraga uburyo ki yakuriye mu biyobyabwenge akabibamo ubuzima bwe kandi igihe kirekire, nyuma akaza kubivamo abikuyemo n'imbaraga za Kristo, kuko nta mbaraga z'umuntu zakura umuntu mu buzima. Imana ikamugirira neza, ikaba yaramuhaye umuryango, ikamuha n'abana ndetse n'umufasha mu gihe yumvaga bidashoboka. Cyagiye twe twumva ko bidashoboka, niho Imana itangirira igakora ibyayo. Ntukiyebe rero ngo uvuge ibintu ntabwo nabipfamo, sinabishobora. Icy'ingenzi ni ukwiyemeza. Numara kwiyemeza wegere Kristo, utere intambwe imwe, Imana izatera intambwe 99 igusange. Nuko yarabidusabye rero, turamushimiye yakoze kuba uduha ubuhamya. Ikindi cya kabiri, nizera ko namwe mudukurikira mushobora kuba mufata kuri biriya biyobyabwenge byose cyangwa kimwe muri byo. Uyu munsi ushobora gusanga ari umunsi wawe wo gutekereza akamaro k'ibyo biyobyabwenge. Ese biramvana he? Biranjyana hehe? Binyangizamo iki? Ese mbiretse nazagera hehe? Nafasha abandi iki? Nge nabahone? Bigatuma ugira aho uva naho ujya mu buryo bwo kugira ngo ubashe kubaho uri umukozi w'Imana. Ikindi ubashe kubaho ufite ubuzima buzima, kugira ngo ubashe kugira icyo uzavamo kizavamo ibizasigara ku isi. Ubu umugabo cyangwa se umugore mwiza, ejo uzasigagira ubuhamya bwiza abo wabyaye, nabo bakaguma kuri iyi si ari abantu b'umumaro kubw'urugero rwiza bahaye. Data mwiza rero nanone tuje imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza ko wabanye natwe, ukatugirira neza kuva dutangira ibiganiro kugera ku musozo wabyo. Watugiriye neza, aho twavuje byinshi bitandukanye by'imbaraga zawe ukora. Uri Imana igira neza bugacya bukira, ubana n'abantu bawe, nta kutagira ku muntu wawe iyo umushaka umuntu wawe araza. Urakoze kujya uturinda kandi ukatugira neza umunsi ku munsi. Urakoze kurinda imiryango yacu, urakoze kurinda imibiri yacu, urakoze kurinda twebwe ubwacu twumva bidashoboka. Ibyo bidashoboka wowe ukabihinduramo ibishoboka. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Twongeye gusabira umugisha mugenzi wacu waduhaye ubuhamya, kugira ngo ubuhamya bubera akabarore babandi bakiri inyuma, ubasaga kugira ngo nabo bahindure babeho, babashe kubaho mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka, bagire icyo bimarira ndetse bagire n'icyo bamarira imiryango yabo. Urakoze kuri kumwe natwe utaduhana, twikuragije ibiri imbere, ubihe umurongo kandi ubiyobere. Dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye.